uhoraho ni wowe mana, ni wowe byose wihanze amaso. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Amazina yanjye nitwa Igihozo Siveta. Igihozo Siveta. Yego. Hanyuma ufite ababyeyi bombi? Ndabafite. Muracyabana mu rugo? Yego. Hanyuma uri umunyeshuri? Ndi umunyeshuri. Wiga mu kangahe? Niga muri secondaire senior 2. Senior 2. Iki ni ikiganiro Injyana na Muzika kuri Munambeho TV. Mani icyo wavuze ujye ugikora, mani icyo wavuze ujye ugikora, kuko uri Imana ihita ivuguruza, kuko uri Imana ihita ivuguruza. Iki ni ikiganiro Injyana na Muzika kuri Munambeho TV. Ça c'est le dialogue, inspiration de la musique. Eno ye programu ekwata ku bayimbi ne muziki ku Munambeho TV. Aho twagendaniye Yesu we niwigeze duterana, niwigeze duterana. Ça c'est l'inspiration de la musique sur la télévision Munambeho. Eno ye programu eyogera ku bayimbi ne muziki ku Munambeho TV. Mwami Mana, hari byinshi wagiye ukora, twebwe tutari gukora. Abari barwaye Mwami warabakijije, abari bashonje Mwami warabagaburiye, abari ngumba ubu ngubu barahetse. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Munambeho TV, isoko. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Munambeho TV. Twongeye kubakira tubaha ikaze ndetse na karibu kuba dukurikiye kuri Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Ngiye vugana namwe ni Olivier Brandon Kwizera, ndi kumwe na mugenzi wanjye Nsabimana Gadi. Yes. Hanyuma rero uyu munsi turi mu kiganiro Injyana na Muzika kuri Munambeho TV, aho twakira abanyempano zitandukanye, baba bahanzi, abaririmbyi mu makorari atandukanye, ndetse n'ibindi bikorwa ariko bijyanye n'impano by'umwihariko mu kuririmba. Uyu munsi rero twakiriye umwana mushya mutari mumenyereye kuri kamera za Munambeho TV, nkuko mubona umwana wambaye neza cyane agakoti keza ndetse n'ikanzu. Hanyuma uyu munsi rero tukaba twakiriye guturuka aho ari buze kubabwira, ni hirya y'umujyi wa Kigali, ariko araza kubitubwira neza duhe n'imyirondoro ye. Hanyuma reka rero duhe ikaze abantu bose badukurikiye bari mu Rwanda, mu Burasirazuba, Uburengerazuba, Amajyepfo n'Amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali. Abo bose mwiyumvemo ikaze. Abari hanze rero mu bihugu bitandukanye, haba muri Kongo, abaturanyi bacu bo muri Kongo, abo mu Burundi, abo muri Uganda, Tanzania, muri East Africa yose muri rusange, abari ku migabane itandukanye rero, umugabane wa Afurika, mu Burayi, muri Australia, muri Aziya ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko cyane cyane umugabane wose wa Amerika. Mwiyumvemo ikaze mu kiganiro cyacu. Ntitwatangira rero tudasuhuje abambasaderi n'abambasadrice ba Munambeho TV. Turasuhuza Simon Peter, ambasaderi muri Uganda aho bita Wakiso. Turasuhuza kandi Rose Muhando i Kampala, nawe ambasaderi wa Munambeho TV, ndetse n'abandi bambasaderi baturuka ahantu hatandukanye, iribagiza guturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nawe turagusuhuje. Wiyumvemo ikaze kuri Munambeho TV. Abantu bose rero baba ku rubuga rwa Munambeho TV, namwe mwiyumvemo ikaze. Reka rero dukomeze tuganira ndetse tubagezaho impano z'umushyitsi mutumirwa w'uyu munsi. Reka tumuhe umwanya atangire mu gihangano kugira ngo twumve ijwi rye ry'umwimerere. Ni karibu. Uhoraho ni wowe Mana,
ni wowe byose wihanze amaso, uhoraho ni wowe mana, ni wowe byose wihanze amaso, watubereye ibyiringiro, watubereye ibyiringiro, uhoraho ni wowe mana, ni wowe byose wihanze amaso, uhoraho ni wowe mana, ni wowe byose wihanze amaso, watubereye ibyiringiro, watubereye ibyiringiro. urakoze cyane. Iyo Imana iguha umugisha, murabyumva rero ko ari ijwi rye ry'umwimerere, umwana uririmba neza cyane akantu ku kandi. Imana imuha umugisha rero ko yitabiriye ubutumire kuri Munambeho TV. Reka dutangire abibwira amazina ye, ahaturuka, ndetse niba afite ababyara atubwira, niba ari umunyeshuri aratubwira kugira ngo murusheho kumumenya. Ni karibu. Murakoze, amazina yanjye nitwa Igihozo Siveta. Urongera ijwi. Murakoze, amazina yanjye nitwa Igihozo Siveta. Igihozo Siveta. Yego. Hanyuma ufite ababyeyi bombi? Ndabafite. Muracyabana mu rugo? Yego. Hanyuma uri umunyeshuri? Ndi umunyeshuri. Wiga mu kangahe? Niga muri secondaire Senior 2. Hanyuma iwanyu nahagana he? Ese waturutse muri umujyi wa Kigali, waturutse mu ntara ahitwa nguki? Ni karibu. Ntabwo mu rugo ari i Kigali. Naturutse ahantu hitwa Rurambara. Mu Rurambari ni muhe? Ubwo ni mu murenge? Umurenge wa Rurenge. Umurenge wa Rurenge. Mu kahe karere, mu yihe ntara? Akarere ka Ngoma, intara y'Iburasirazuba. Akarere ka Ngoma, intara y'Iburasirazuba. Reka rero tubonereho no gusuhuza abantu bo mu Burasirazuba muri rusange, by'umwihariko mu karere ka Ngoma, mu murenge wa Rurenge. Ni Rurenge? Yego. Yes. Imana ikomeze kuba umugisha. Turabasuhuje cyane abo muri murenge wa Rukumberi, Izaza, mu murenge wa Zaza, Mugesera, muri uwo murenge wa Mugesera ukazamuka ukagera mu murenge wa Karembo, turabasuhuje. Umurenge wa Kazo namwe turabasuhuje, umurenge wa Kibungo, ndetse n'indi mirenge yose mu karere ka Ngoma n'uturere tugakikije nka za Kirehe, Kayonza n'ahandi ukomeza za Rwamagana. Iyo nzira yose yaciyemo turabasuhuje mu izina rya Yesu. Hanyuma reka twongere tuguhe umwanya, wongere uducishirizeho kimwe mu bihangano ufite aho ngaho kugira ngo abantu barusheho gufashwa no kumva impano yawe. Ni karibu. Mani icyo wavuze ujye ugikora, mani icyo wavuze ujye ugikora, kuko uri Imana ihita ivuguruza, kuko uri Imana ihita ivuguruza. Izindi mana ni ibinyama gusa, kuko ziravuga ntizikora, zifite amaso ariko ntizireba, zifite amatwi ariko ntizumva, zifite amaboko ariko ntizikora, zifite amaguru ariko ntizigenda. Oya 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 oya. Urakoze cyane, mu ijwi ryiza cyane. Abantu badukurikiye ngira ngo barabyumva ko uyu mwana azi kuririmba, ni umuhanga by'ukuri. Hanyuma reka dukomeze n'ikiganiro cyacu, nakire abantu turi kumwe bongere nabo babibwire baje bamuherekeje muri iki kiganiro. Nitwa Ishimwe Eunice. Nitwa Nyirakarama. Nifuje gushyigikira nanjye impano, ndumva ifite amavuta. Murakoze cyane. Aba rero ni abantu baje bamuherekeje kuri Munambeho TV. Uyu munsi turi kumwe muri studio za Munambeho TV, ndetse n'uyu munyempano wacu nk'uko yabibwiye amazina yiwe. Hanyuma reka dutangire tukubaza, ujya gutangira kuririmba wabyumvishije mute, byaje bite kugira ngo ubijyemo, ndetse n'ijwi ugira ijwi ryiza bigeze aho ngaho? Watangiye urimba muri korali, ese wari uri mu rugo wumva biraje utangira kuririmba, bimeze bite muri make? Ni karibu. Kuva kera nyiri umwana nyine nakundaga kuririmba,
njya muri korali no ya Sunday school Mm. ari gake gake nyine biza kugenda numva nkunda kuririmba mbona n'abantu baririmba nkabyishimira. Yes, hanyuma birangira ugiye muri korali nyine uraririmba, abantu mwahura ese abantu muhura cyangwa se bumvishije impano yawe bakubwira ngo icyo ubona babifata bate muri rusange? Nyine naho hari ababishimisha, hari n'abagira nyine ubona bidafasha muri make batazi bivana iyo bike. Hanyuma korali uririmbamo ni iyihe, yitwa ngo iki? ndirimba muri korali Umuhoza, ndi na dirijante. Uri dirijante muri korali Umuhoza. Ese usengera muri he torero iwanyu? Torero rya Rujambara. Rujambari ni ADPR Rujambari. Yes, reka tubasuhuze rero abo kuri ADPR Rujambari, baba abari mu makora atandukanye, abakirisitu baho, abayobozi, abapasteri ndetse n'abandi bantu batandukanye bafite umurimo bakora kuri urwo rusengero muri ADPR Rujambari. Imana ibahe umugisha rero kubadukurikiye. Hanyuma reka twongere tukwakire uducishirizeho nanone, twongere dukomeze kujya mu mavuta twumva iryo jwi ryawe ryiza mu gihangano. Ni karibu, umwanya n'uwawe. Ibikomere byarampindanije, amaraso yawe arantunganya, nakwizeye mbona kuri muganga, tande naribeshye wabumbuye akanwa kawe, uvuga ijambo rifite ubukana, rihahamura abatware b'umwijima, barakangarana. Yes, urakoze cyane. Muramwumva koko ijwi rye ni ijwi ridasubirwaho ryiza cyane, nk'umwana w'umunyempano. Uyu munsi waje kudusurutsa kuri Munambeho TV mu kiganiro Injyana na Muzika. Reka rero twemerere bamwe mu bo turi kumwe, by'umwihariko umunyamakuru wacu Gadi, agire ibibazo mubaza kugira ngo abantu badukurikiye barusheho kumusobanukirwa by'ukuri. Umwanya n'uwa, ni karibu. Yes, murakoze cyane. Nongera guha ikaze abadukurikiye kuri Munambeho TV. Uyu munsi twakiriye impano nshyashya twabibabwiye. Muri aka kanya rero ndifuza kubaza umwana wacu twakiriye uyu munsi, watubwiye ko wiga mu wakangahe harya? Siniyatu. Ni irihe somo ukunda cyane mu masomo wiga? Ikinyarwanda. Ikinyarwanda. Ikinyarwanda nicyo ukunda cyane. Bivuze ngo ubwo uzi n'ibisakuzo. Muri aka kanya ubwo ngiye guhita ngusakuza numve ko ibisakuzo ubizi. Sakwe. Soma. Havuyemo umwe ntitwarya. Amashyiga. Baravuga ngo ishyiga ry'inyuma. Ariko birumvikana nibyo yagerageje. Sakwe. Soma. Mpagaze Rwanda nyari Burundi. Imvura. Wagikoze cyane. Sakwe. Soma. Nge Sabumera. Ngicyo. Umusatsi. Urumva ko ikinyarwanda uracyumva koko ntago watubeshye. Reka nemerero Levi yakomeze n'ikiganiro. Hanyuma reka nanjye nkubaze mu kinyarwanda, ugiye kudusubiramo rimwe muri aya magorane. Izo ziza zivizaza zizi zazo, watubwiye kuri w'Ikibungo cyangwa se mu karere ka Ngoma, izazura hasi murenge wa Zaza, hariya hafi n'ikigo cya TTC Zaza. Reka dusuhuza abantu bakora muri TTC Zaza n'abanyeshuri baho, hanyuma n'abapadiri kuri la paroisse ya Zaza, nabo tubasuhuze. Abamansera hariya kuri lycée do Zaza no kuri seminaire, abapadiri bariyo cyangwa bari kwigira ibijyanye n'ubupadiri, hanyuma na biriya bigo byose bihegereye. Abantu bajya mbere hari izaza, namwe turabasuhuje. Hanyuma rero turagira ngo udusubiriremo, niba ari inka, niba ari ihene, niba ari inyamaswa runaka ntitubizi, ariko baratwigishije ngo izo ziza ziva izaza, zizi zazo. Mu magorane rero tubivuga twihuta, izo ziza ziva izaza, zizi zazo. Ukarivuga ukarirangiza udahagase. Ngaho tubwire, ni karibu, gerageza. Subiramo numve. Izo ziza ziva izaza, zizi zazo. Subiramo gake. Ngizo ziza ziva.
aho ngaho urumva ko uracyakeneye gufata amasomo mu rurimi rw'ikinyarwanda mu byo uzaba uri kwiga mu minsi iri imbere, wihugure no mu bijyanye n'amagorane. Reka duhe Gadi nawe akubaze akubwira irindi gorane by'ubuza ryoroshyemo twumve ko uri bugerageze. Murakoze cyane. Reka nyemerere mbanze mubaze niba hari igorane azi icyo ari cyo. Igorane ni iki? Cyangwa iyo bavuze amagorane? Amagorane mbona ari nk'amagambo nyine agenda yungikiranya umuntu adapfa gushobora. Ni muri ubwo buryo amagorane ni urusobe rw'amagambo ruvuzwe mu buryo bwihuse umuntu wese atapfa guhita asubiramo byoroshye. Nibyo twita amagorane. Nanjye unyemerere rero nkubwire igorane wasubiriremo nubwo ibyo Brandon yakubajije byakunaniye. Ugiye kumvugira ngo ishirishwa ifi. Ishu irishwa ifi. Ishirishwa ifi. Ishu irishwa ifi. Hanyuma bivuge wihuta. Ishirishwa ifi. Wagerageje ntako utagize. Hanyuma reka dukomeze, ongera utegura ikindi gihangano kandi uducishirizeho twongeye dutarame. Abantu bari kugenda batubwira ko bari gufashwa, hanyuma bakomeze kurushaho gufashwa n'ibihangano. Ni karibu umwanya n'uwawe uturirimbira n'ikindi gihangano. Aho twagendaniye Yesu we niwigeze duterana, niwigeze duterana. Aho twagendaniye Yesu we niwigeze duterana, niwigeze duterana. Aho twagendaniye Yesu we niwigeze duterana, niwigeze duterana. Namenye ko umubyeyi wakubyaye yaguterana, kandi n'inshuti ntizitinya kubikora. Ariko Imana twakurikiye ntigiterana bayo, mu makuba no mu byago niduterana, mu makuba no mu byago niduterana. Namenye ko umubyeyi wakubyaye yaguterana, kandi n'inshuti ntizitinya kubikora. Ariko Imana ya Isirayeli ntigiterana bayo, mu makuba no mu byago niduterana, mu makuba no mu byago niduterana. Amen, amen, amen. Ndumva koko ibintu biri mu murongo muzima cyangwa se mu murongo nyawo. Urakoze cyane rero, Imana iguhe umugisha. Imana iguhe umugisha uyu munsi kuba witabira ubutumire bwacu, ndetse ukaba ukomeje gufasha abantu batandukanye hirya no hino ku isi, ndetse tubashishikariza ko bajya bagukurikirana. Tugiye kujya dukorana kenshi mu biganiro bitandukanye kuri Munambeho TV. Abantu bifuza kugushyigikira rero uraza kubabwira nimero yawe. Tanga nimero niba ufite nimero yawe kugira ngo bajye baguhamagara mufatikanye, cyangwa se bashobora no kuduhamagara kuri nimero ya Munambeho TV 0783 32 31 502. Hanyuma kuko ukiri umunyeshuri, akenshi abanyeshuri nta matelefone muba mufite, ariko hari nimero y'umubyeyi wawe bashobora guhamagara bifuje kuza kugufasha, kugutera inkunga, kugushyigikira kugira ngo Imana yawe ikomeze kwaguka ndetse no kuzamuka. Watanga iyo nimero kugira ngo abantu bajye barushaho guhamagara, bakugira inama, baguhugure, bagufashe, bagushyigikire muri byose. Ni karibu. 0788 0788 90 90 27 27 134
134. Abantu rero bifuza gushyigikira iyi mpano mwahamagara kuri iyo nimero, hanyuma mugashyigikira uyu mwana kugira ngo arusheho gutera imbere, ejo hiwe hazabe heza kurushaho. Murakoze cyane. Hanyuma reka dukomeze duhe bamwe mu baguherekeje nabo bagire icyo bakubaza cyangwa se icyo bakuganiriza, dukomeza n'ikiganiro. Ni karibu. Ngenda banza gushimira Imana, numvise ari Imana idasanzwe. Ikindi namubwira, aracyari umwana mutoya, yirinde, dore ko ari umwana w'umukobwa, agerageze yirinde nyine, arinde impano imurimo kubera ko ibiyihiga biba ari byinshi. Ikindi ni ukumubwira ngo kuraje kuko imbere ni heza. Ijwi afite rimwemerera kugira imbere heza, nabyitwaramo neza, nicyo namubwira. Yego. Yes, urakoze cyane rero. Hanyuma reka duhe Gadi nawe agire icyo akubwira cyangwa se agire icyo avuga ku bijyanye n'iyi mpano. Umwanya ni wawe. Murakoze. Umwana nanjye namukunze, azi kuririmba, namwifuriza amahirwe masa no gutera imbere, kandi ushyiremo courage, urashoboye, bizagenda biza, ntuzacike intege. Hanyuma rero agitegura n'ikibazo cya nyuma ari buze kukubaza, reka wongere utegure igihangano utunyurizeho kugira ngo abantu barusheho gukomeza gufashwa no kuryoherwa n'iki gitaramo. Ni karibu. Mwami Mana, hari byinshi wagiye ukora, twebwe tutari gukora. Abari barwaye, Mwami warabakijije, abari bashonje, Mwami warabagaburiye, abari ingumba ubu ngubu barahetse. Mwami Mana, hari byinshi wagiye ukora, twebwe tutari gukora. Abari barwaye, Mwami warabakijije, abari bashonje, Mwami warabagaburiye, abari ingumba ubu ngubu barahetse. Hari byinshi wagiye ukora, twebwe tutari gukora. Ibyo twe tutibwira, ibyo ngibyo warabikoze. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Barabyumva rero ko kabisa ijwi rimeze neza cyane ry'umwimerere. Umunsi wagiye muri studio bazakwitege. Hanyuma reka duhe Nsabimana Gadi, nawe gira ikintu wongera kumubaza dusoza. Ni karibu. Ngewe nanyuzwe cyane rwose, afite ijwi ryiza cyane, ariko nakomereza. Hanyuma dukomeza n'ikiganiro cyacu, ndifuza kukubaza ikibazo. Mu muziki wawe twumvise ko ufite impano nziza, uzi kuririmba, ufite ijwi ryiza. Se ni iyihe ntego ufite mu bijyanye n'umuziki? Ni hehe wifuza kugera mu bijyanye n'umuziki? Ntego mfite nyine, mba numva nshaka kuba umuhanzi. Nshaka kuba umuhanzi. Hanyuma niki wumva gituma wumva ukunze kujya mu buhanzi cyane? Iki kigutera imbaraga zo kuba umuhanzi? Nuko nyine nkunda kuririmba. Ukunda kuririmba? Yego. Se wumva uzakora ubuhanzi ukorera Imana, cyangwa uzabikora nka business, uzabikora mu buhe buryo? Oya, nzabikora nkorera Imana. Korera Imana. Urakoze cyane. Watubwiye ko ufite papa na mama bose bariho. Yego. Ese uvukana n'abana bangahe? Uri umwana wa kangahe? Ndi umwana wa mbere. Uri imfura? Yego. Imfura ingana nka se. Uvukana n'abana bangahe? 4.
yego abakobwa ni bangahe abahungu ni bangahe? abakobwa 2 n'abahungu 3. N'abahungu 3. Yego. Bivuze ngo uri umukobwa uri umwe wenyine? Ndi imfura mu bakobwa. Ubwo waratese cyane. Aha, hanyuma rero mu buzima tugira imbogamizi nyinshi bitubabaza n'ibidushimisha. Wowe ku bwawe aho ugezaho n'imyaka umaze kugira, ni nk'ikihe kintu cyakubabaje? Ikintu cyakubabaje uvuga uti ko byagenda kose iki kintu ntago napfa kukibagirwa pe, cyarambabaje? Ubwo ntacyo, ubwo uri kubanza kubitekerezaho, ubwo ntacyo. Hanyuma noneho twikomereze, noneho ikintu cyaba cyaragushimishije ni nk'iki? Ikintu kinshimishije nuko nyine ni byinshi. Tubwire kimwe mu cy'ingenzi, kimwe cy'ingenzi. Ikintu cyanshimishije ni igihe bambwira ngo ndi dirijante. Uri dirijante wa korali? Yego. Wow. Yes, murakoze cyane rero. Imana wo mugisha, reka twakire na bagenzi be nanone baje bamuherekeje, nabo bagire icyo bavuga kuri iyi mpano. Ndumva batabura icyo kuvuga ndetse banatunguwe n'iyi mpano idasanzwe. Reka mbaho umwanya rero. Eunice. Ndumva bizi cyane, ni mugenzi wanjye kandi nabikunze, nakomerezaho. Yes, reka twakire rero na Kizigenza nawe agira icyo abivugaho. Ni karibu. ni ukuvuga ngo ngewe ibintu navuga kuri izi mpano nabonye rwose ni byinshi, ahubwo iyo mwarimu ubonye abantu bazishyigikira babafasha gushyigikira izi mpano byaba ari byiza kandi bakomeze. Ikindi ni mu bateza imbere, ntago muzabura andi maboko, nicyo nababwira. Yes, murumva ko abanyuze kuri mikoro ya Munambeho TV bose bari kugenda bavuga bati twumiwe ndetse twatangaye. Imana ibahe umugisha rero. Imana ibahe umugisha abantu badukurikiye, ariko aba manager n'abandi bantu bifuza gufasha abantu batandukanye mu muziki, impano ngizi twazibazaniye twazibashyikirije, mukora iyo bwabaga mushyigikira aba bana kugira ngo ejo habo hazabe heza, ari mwe bizabagira umumaro, muzahabwa n'umugisha n'Imana, ndetse n'aba bana bizabateza imbere kandi nabo bazagira icyo bigezaho kubwo imbaraga muzabishyiramo. Reka rero tubashishikarize gushyigikira izi mpano zitandukanye. Nongera kubibutsa ko ukeneye gufasha umwe mu bana bagenda banyura hano cyangwa se mu banyempano bagenda banyura kuri Munambeho TV, wahamagara kuri 078 32 31 502 cyangwa se 07 88 76 77 48. Munambeho TV, kisima ya maji ya uzima. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Munambeho TV, liziba bomo ilibera. Munambeho TV, ensolo y'obulamu. Munambeho